Mwiriwe. Uri igikiza. Nyine naringeze ku iki gipangu. Mbona Imana irahanyoye. Biba ngombwa yuko naza nyine mbonye hari igipangu cyiza nze kubasaba ibyo kurya. Yego pastor we usigaye uyoborwa n'Imana muhanuza. Ese nanjye iwanyu se ni wacu? Ni muri ya misozi wumva hateye inzara rwose. Izuba ryaravuye tumaze nk'amasizoni 3 tudahinga pe. Inzara yaratwishe ntacyo kurya none ubu ngubu twatembereye naha rwose mufite ibyo kurya muri Kigali. Mabuja wase ko yiyemera hari ikintu hakumarira nanjye niviriye mu ntara vuba. Oy, ngiye rwose mva mu rugo nasenze nta muntu ujya unyima ibyo kurya pe. Kanjewe ikigaragaza ko mbana nisonze niyo mbonye ibyo kurya ndarya nkataha pe. Kandi ndabizi kino gipangu ntabwo mwabura ibyo kurya. Okay, wenda sinzi niba bitarangira ingaruka injira wumve mu mabuja wenda yagufasha. Nta ngaruka rwose. Uramura mu mabuja mbona ari umugome pe. Imana izagumugisha urakoze pe. Baba arambujije ibintu gerayo shikayo. Biramubaho n'Imana ibizi niba mukonyora mukonyore. Ambe nicaye hafi hano. Mwese kutagiye. Ngiri wabaha kandi mabuja. N'izina Yesu. Mabuja ni satani kuryo. Kurota ibi nibiki? Abantu bameze nkamwe muracyabaho. Ubwo suragenzwa n'icyo ubundi. Twabayeho nje gusaba. Inzara yaratwishe ruka muri ra misozi hawizuba. Ubwo subwo nasoni ufite. Iki gipangu cyane kiratinyuka kwinjiramo abantu bafite inda n'imbaraga. Mabare maso kandi ibyo kurya. Ibyo bintu byihorera. Ibyo bintu byihorera. Azamu. Kana nabusha. Wowe igihe naguhamagariye uburi. Wari wagiye kugira umuntu umeze cyayinjiye. Yinjiye uri he? Nabonye ateye impuhwe ndavuga ati reka muri ateye impuhwe asibiki uyu yamugahe ku buryo ameza cya abantu umuntu muzima utagira uruginga burarasabiriza. Mabuja aba mu cyaro babaho mu ntari. Ubujya ntanagukubita umuntu nk'uyinjiye uri he? Nase uyu muntu ufite amaboko sinumva ukuntu umuntu ufite amaboko. Mabuja abantu nk'aba arasa nabi cyane rwose. Mabuja aba mu cyaro babaho imisozi yawe ni izuba. Ariko iki gipangu urakibona. Nase Mabuja ntabwo warebye amakuru ejo bundi abantu bacishije. Abantu nk'abanje ntabwo nshaka. TV bari kureba. Ndavuze ngo sohoka. Imirima yabo yarumye. Sohoka. Ibiryo gusa Mabuja ibiryo hano nta biryo bihari. Nibyo ngurube we ntabwo nabifite urupangu rumeze gutyo kwa. Ndavuze ngo sohoka. Ubundi yinjiye uri muhemba yiki? Nase Mabuja urumva byagiye. Ibyo ntago mbyumva. Mabuja mbabarira basi ibyo bintu byihorere nakoze ngo byihorere. Nakoze urugendo. Amazi yo kunywa n'amazi yo kunywa. N'amazi yo kunywa. Ndavuze ngo nasohoke vuba. Mabuja ubwo kandi yo mazi yo kunywa mayo koko. Abantu nk'abanje simba shaka iwanjye. Oya rwose usabye amazi yo kunywa. Tukayanditse abantu ndetse gutya niho naje kureba mu ntakumena rwose n'inzara. Reba ibyo byenda wambaye mbonye ndiye no gufura byarakunaniye se. Ese Mabuja ibiryo by'umunsi umwe nase uramfuriye. Hano nta biryo dufite duhinya gasozi nk'izo. Urumva ubundi wanjyegerewe nimbakuze ngo mukingure namba nawe yakumene. Yanye kumenya aho yanyuze. Kado. Akushisha. Konsigaye n'ikingurira abaje. Nawe ndebera uyu mukozi wahaye akazi. Neho mu patro hano se boss. Miro asebiki. Muri kurata gutera. Uretse mbazi. Uyu ko yicanga ha yamwe amazi muzibi. Iyi ni integera. Ngira ngibi oya madam. Uyu muntu arashonje n'umwabona guye hano. Bize kumibyo kujya ngamwe. Mabuja nta bijyo bihari byo guha abantu nkabo. Ariko madam. Babarira. Ko ndiwe kusiga wahimze. Babarira. Nguye ngomba kwanga icyo mvuga. Kado gino banze ushaka umwari byo kugishaka. Ako nakobetse mbanze mbanze muri kibazo. Uri gicha kumenya uyu muntu urabukoze abantu nkaba. Ko biteye kuvuga kugira nk'imisurise kandi. Abantu nkaba simba shati wanje rwose. Ira misozi yavuye izuba ryinshi twarimo tureba kunuza kuri TV ejo bundi kuri TV.
iriya misozi kuriya yabaye ni kuriya ntabwo ari ibintu by'editingano uyu niwe yaturutse ni umushonje yaraje gusaba ibyo kurya bazi reba ukuntu yambaye ubu niyo yimbereye n'inyuma twarashonje rwose twarashonje kuri uyu muntu kuko mutamurenganyije ibi byari ngombwa byari ngombwa akomada ubuzi cyane mu rugo cyatuma ariko sutanzuzugura imbere y'abantu ntago wabikora rwose ubansuzugura imbere y'abantu babize banzure bagace navuyemo ngo nje gushaka akazina basi munyihere ibiryo nagenda ko bimbabaje ko bimbabaje mada ibi ni ibintu wakubikorera uyu muntu akosha ibi biroroshye kuba ntanamu ngo mfate ipasi mutwike ubihagazeho mbihagazeho mabuja waca inkoni zambuye umuntu yanakubwiye oya bureke mubwire amaraso wazaye bakura amaboko mu mufuka bakore abandi nkamwe barebereho ako mada wagabanje iti kuko hano nta kintu ubuze n'urahura nawe ameze nkawe umubwire bikubayeho mwire bizima rebera erikana bijura babikubita oya ntari bijura ibi bikwiye gukubitwa uyu ni umujura oya muzana ukubita mureke ingegera oya utagicara umuntu mu rugo rwanjye utagicara umuntu hagusha umva muze kumvikana tuza make mwana ari wawe ni wowe umworora ingegera oya ntari ingegera uyu muntu ni iki si ni iki umva ikimugenza mukura amaboko mu mufuka mukore mada witonze betse twumva ari nakuvomera nsanga uri kundwanya hari ijambo rutonde bizima ngo uyu muntu ndenje usanga bamumennyeho amazi baze gute bakubise mada umugore ntago ari umujura reba nutuntu twasabirije sha ihangane musore wanjye utugori koko noneho muze niba ugiye televiziyo cyangwa ifite cyangwa ubwo watwibye ubwo watwibye akasagaba abantu akabahahira mu buryo abantu umva bizima hari amakuru ndetse kureba kuri TV wawe mu gace kumva kavuyemo izuba twavishije izuba tumaze amasizoni ane tudakora mu murimo nawe numvire uyu mugore ntabwira ababaye amapfa mbese nibyo byabaye hariyo n'umugore wiyahuye kubera inzara no kudafashwa rwose wampaye ibiryo nakuguhereza imbabazi zirenzeho nariye none se kanyaruke mbiza ujye umaze mutekereze siga tuganire oya shaka genda ujye uretse gatwari ese bizima arashonje arega arashonje bizima ntega amatwi ko mbona mwamumyeho amazi vipi zanyu namwe murabaguna kado genda wereke uyu mwana saraba arimo urumva noneho bamuha imyenda yarundamwe imyenda ako bizima umushake nk'imyenda myiza yambara bizimana ntamwe mukoze ubuntu bw'ubu bw'apera w'indenganya cyangwa tuvuga nanjye ngo itera amaguru hano gutya gutya muramufashe mumenaho amazi koko uzi ubuzima bw'iki gihe kuntu bwubatse sha mwana ngenda ubuzima naciyemo bwatuma mbona umuntu umaze kuriya ndaje nsanga bamuremyeho amazi bakubise bacuramishije reba uyu ni umugore nashatse ni gafite bwoko ki wa mugore wawe ni umunyakavuyo naho rwose umunyarwanda arangwa n'urukundo ntabwo ari ubugome dukundane nk'abanyarwanda ikibazo gye ntabwo ufite hano mu rugo ibintu nakatari ndetse ahubwo umuntu wese wumva ufite yego wamuntu namuzanye si ureba muhaye na ya myenda ya mwana wacu nyine kugira ngo agende asa neza uri kuba mwana mwiza wariye urahaga bangaburiye ndarya n'ahanga ukoze neza kabisa noneho ariko nyine ndashaka kwisabira ikintu kimwe ndashaka kugusaba imbabazi ibintu nakoze si byiza nyine kubera ko muri iyi minsi ntasigaye hatera ibintu by'ibisambo bijijisha biyoberanya bigira abatekamitwe ubwo nawe nagufashe nk'igisambo nyine umbabarire hagati aho rwose nakubabariye kungaburira byo rwose nta mbabazi zirenzaho kandi ukuntu nasaga rwose nawe urenda kwitwigisha inama sibyo buriya kuganira bari byiza oya kado uretse kugenda ngiye kubwira buriya ko reba ukiri umusore sibyo nta kuntu umuntu yaguha akazi yesu we waba umbyaye waba rwose nta kuntu oya uretse kunshima ntabwo ndaguha akazi njyewe ndaguha akazi sibyo urabona kado gusa wabonye hari ikibazo afite uyu mwana rero banda mwemera ashaka ukamwira misozi yiwanyu buri uyu mwana mwemera ashaka so ahubwo nimwibwirana mugasanga muziranye umva mwungore kubwira nje akazi nakwemereye urumva amafaranga
numva ngewe ukwezi kuzura samba njye nushaka utazanamemba rwose uzajya umera ibiryo n'iri umva kato nta mukozi ukora yo guhembwa sibyo ngo mada wabonye ko uyu mwana nta kibazo afite uretse itiko ugiye kuzana madamu rero nawe ugabanya umushinga ngewe ibintu ndabifite nta kintu wamburanye ufata umwana umuntu wese uze ngo agusabiriza akamwirukana wapi ese nawe ntundenganye nabonye asa nk'igisambo ariko oya byarangiye ansabira imbabazi nta kibazo ariko bizimana kado ndebe cyariya bakwiteho bese mu mwawe w'ikado guteza umwerekera akazi ukuntu bigenda njyewe uzamurikirana ikibazo umusanga afite inyishu itari nziza uzambwira urumva sawa hogera Bizimana mwereke gahunda zarezo bizimana we mawe ujazi mwereke ngiye ku gipangu kari akazi kabakagoye sawa nare ko nyiri ukurikirane muganire bizimana sawa de ibintu rero byangenzaga kandi genda gukurikirana hanze mukingurira asohoke uyende gusanga hano kuri gate ntari bintu ngo bibyumve urabizaga ni kudufitanye n'umugoroba rero yahindutse nubwo ngeze aha ngaha nkabona nyine mu dutuntu nta kibazo nyine bwo oya wivunika uzayikoresha saa sita reka taga tuzayikoresha saa sita byahindutse nta kibazo rero kankomeza nanjye kuruka kanya mubikiniye ngo reka ndubukeho sawa nare ubwo musigara amahoro sawa